uri kumva gusa njya amahirwe nagize najya sinoroshye nzi kwigirira icyizere nkitongera ubwanjye nkiyaturiraho ibintu ariko urebye amagambo bambwiye iyo nyagenderamo nk'uko harimo abayagendeyemo bagahitamo nanjye bomba ngenda gutya hanyuma ururimi ni igitwaro cya kirimbuzi Satani akoresha mu rusengero ese nimba koko urwo rurimi rufite imbaraga ariko Imana ibasha kukugaya kuko yaguhaye authority yo kurukontorora cyangwa yo kuruyobora cyangwa yo kurukoresha kuko aya magambo turi kuvuga ahangaha dushatse twasohoramo amabi yego ubu ngubu ndi kukubwira amagambo meza nshatse na ubu muri nge harimo ibitutsi byagutuka kuri so na nyoko kuba ntabisohoye nuko bitandimo ubu ndabifite nagutuka nkuko uhoze ubivuga bigutuka kuri so na nyoko birindani muri nge ariko choice yanjye simbisohora aka karimi naho cyaba kimwe cya gatatu gacimbuyeho nka gato natekereje nsanga ni pisto naga pisto shitana ajya kurashisha mu rusengero nkuko babivuze abantu barapfuye babimirambo n'ukuri uru rurimi rushobora kukugira mugufi kandi uri muremure wazajya unyura mu bantu ukabona uri igikuri kandi uri gasongo aho umuntu na Bibiliya ikubwira ngo niba ukoze ikintu akaboko k'indyo nigakora ngo imoso yibimenya ntago ari indyo n'imoso burya baba bari kuvuga gabanya umunwa Yes, reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikaze kwiyobokamana TV. Ni kwa kundi butumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Reka rero tubakire n'ubundi tubahereza ikaze. Na abantu ntabwo ari bashyashya, n'abantu dusanzwe dukorana umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Reka rero mbahereze ikaze. Mwiriwe neza mwa abakozi b'Imana mwe. Amakuru turayishima. Wow, turi kumwe nabande muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo nibande tugiye kuganira. Je nitwa Dusenge Jean Dodier, narakuze ndanasenga. Ndi umunyamasengesho ariko ndi nari go representative wa the Holy Israel Church. Siryo zina Dusenge bishatse kuvuga yuko hasenga ukuze. Gusa harya wabura umwana Bibiliya umuririmbyi niwe waririmbye ngo n'umwana muto wabashije kumenya gusenga nawe aba biramufasha ariko ubundi burya yo wabashije gusenga no gukuruba wakuze. Birumvikana. Reka na pastor wundi atwibwire ubwo mwese ndagenda babaza amazina yanyu y'amapagani impomoko yayo. Harya buriya bene ari avuga ibintu by'Imana ngabara aya mapagani sibyo? Dusenge siryo ripagani ryawe. Buriya ni imbaraga z'ubukoroni. Ikuntu kubera iki? Ibintu amazina ari mw'Imana, Dusenge, Habimana, Mukesha Imana, Asengurebe, ariyo ngo bita ngo na amapagani ubundi ubwo bibabije. Yes. Nibyo. Niko biri ni imbaraga z'ubukoroni, nicyo colonization yabashije kumara. Yagambaga yo batayisa amapagani bayita ngo na amashenzi, bayita amapagani cyangwa amashenzi. None amazina yiswe karayo baje kudukoroniza nibo bitwa ko bari abakirisitu, akayitwa amakirisitu. Niyo wakitwa Jacques Jean Dodier akaba niryo rikirisitu. Mbese nk'ubu ngubu ndamutse nitwa Dusenge ryo ngo rirabiri pagani, noneho Jacques rihite kirisitu. Ariko ntabwo narinjatse kuvuga hejuru y'izina rya Jacques n'inkomoko yaryo, ntago ari yo focus narindi. Ahubwo ni imbaraga z'ubukoroni no kugira ngo ukumvenka umuntu uzacungwe, tureke no kuvuga ngo ni ku mazina wariye neza yitwa ngo ko yariye kizungu. Fata n'inkoko isanzwe uyoboye amagi y'amanyarwanda se n'amagi y'amapondezi, ameza se nayaye n'amanyarwanda ariko yitwa ngo na amashenzi. Inkoko y'inshenzi kubera iki? Niko manipulation. Ubu ngubu kugeza uyu munsi turacyafite abantu. Reka nguhe urugero. Ubu abazungu nta ushaka kuba umwirabura, ariko abirabura dufite bari gushaka kuba abazungu. Ubu yo tuza kuba ari twe twakoronije baba bashaka siraje, bashaka
isiraje, bagashaka imbyiro, amakara, kugira ngo base nk'uku dusa. Ariko imbaraga za colonization nicyo zamaze. Turwanira guhindura kugira ngo ugerageze gusatira. Niyo mpamvu bya bindi byacu tugerageza bagerageje imbaraga z'ubukoroni nicyo nyine. Ibintu bya Gikristo mu myaka itambutse. Ubundi bari bazi ko abakristo ari abantu batize. Bari bazi ko ari abantu batize, ari injiji. Nuko Imana yadutabaye igahamagara n'abanyacyubahiro n'abizi. Ubwo rero urumva ko yanatumwakuye yadukuye habi, bamenye ko agakiza harimo n'abize, barahari benshi mu nzego zose. N'ibintu byumvikana. Niyo mpamvu nyamukuru usanga nyine aya mazina ayacu muri iyo colonization umuntu yageragezaga kukumvisha yuko ibyawe ntacyo bikimaze, ibyawe ari nta kigenda, ko ibyawe bidafite umurongo, ko ibyawe ntawe. So byari ibyihishe inyuma y'ubukoroni. Nasa nkaho natanga ingero nyinshi zitandukanye ku bw'ibyo, ariko uyu munsi uzi yuko mwivuka ryacu umuntu yari akirwara akaba yabona imiti yo mu rugo isanzwe ya kinyarwanda. Ariko ubu yose revo icyo nakita civilization cyangwa iterambere rigeze ku gipimo utarwara umutwe. Ubundi hariho uburyo bwo gufura tutabonye isabune. Hari ibiti bagiraga bimeze nk'isabune ukanyuza mu myenda abantu bagafura igake. Ariko nyine kubera imbaraga iterambere aho riva rikagera rituzanira ibyiza rikatuzanira n'ibibi. Abantu bajye baba ku rwego rumenya mbese rituzaniye iki, rituzaniye ibyiza, rutuzaniye ibibi, babashe kubyaza umusaruro cya kintu. Ariko izina ryanjye ryo rya Kurodusenge naryo ni rikirisitu kuri njye, ntago ari ripagani. Nta nuwambaza ngo ngira ipagani, mpita nkubwira ngo ntaryo ngira. Iryo ngira ni rikirisitu. Yose amazina yanjye yose arakijijwe. Yes, nabyumvishe rero. Reka pastor n'ubundi nawe twibwira, ubujadara kutwibwira tubwiriye ibyizina ni Ya murakoze. Amazina ni Pastor Ngoboka Didasi. Ndi umugabo ndubatse. Nezubwira iri pagani ni irihe muri ayo mazina? Iryo twakita kuko ntago ari ryo, ni Ngoboka. Ubwire kirisitu byaba ari Didasi. Okay, reka tuje hariya nawe twibwire. Nuwagobotse umuntu ntago ntarya biri pagani. Iri kirisitu ntekereza ko biterwa n'idini ryabizanye ibyo. Ntabwo ari idini ariko ni ihame. Oya, Habimana ni iripagani. Oya, ntabwo ari ihame. Tangira bibwira abadukurikiye. Nk'uko ubivuze rimwe n'iryo. Habimana farazwa. Wamvuze. Imana iduhane umugisha. Habimana hehe? Mu bintu byose naha ngaha irahari. Nubwo na shitani ahari. Cyane bo shitani barimo. Nakira begereye. Oya, ubivuze aho Imana iri, aho abana b'Imana bateranira shitani ngo ibiraho hafi icunga ngirebe uwo yaconshomera. Reka dukomeze. Okay, njye nitwa Mukeshimana Emerita. Nzwi ku izina rya Mama Charlene. Yego, Mukeshimana we yararisobanuye mu minsi ishize. Tubukuntu baba bamubyaye babona ari akantu k'uruzingo karaho kadafatika. Banyubikaho igitebo, bavuga ngo bajye banyubikira igitebo, banyubikaho igitebo kugira ngo umuyaga utantwara. Yesu. Ariko reka nkubwire noneho kuri aya mazina, sibyo? Aya mazina muvuga ngo ni amazina ya gipagani. Ngewe mu minsi itambutse no mu mezi atambutse nagiye mbasha guhura n'abantu bafashwe n'indi myuka n'izindi mbaraga, bararwara bahinduka nabi, ngirirwa ubuntu bwo kubasengera. Mbasengeye ntubona aya mazina muvuga ngo na ya gipagani. Aya mazina mwari muzi ko hari abantu bajya gushaka izindi mbaraga kwa Satani cyangwa bajya mu bapfumu bakaguhinduza izina bakakwita iryabo. Kandi ni itegeko, hari izina ry'Imana. Hari amakuru namenye kandi wenda ntashaka gusobanura cyane. Hari umuntu wagiye gushaka izindi mbaraga, bahita bamuhindurira izina iri rya Gikristo, Mukeshimana, Habimana, batayo mazina ntituyashaka, bo bamubatiza irindi. Aya mazina rero uko mwayita kose afite imbaraga. N'ibyo asobanuye meza rwose. N'ibyo asobanuye mwibutse ko nk'aya mazina ya Didasi François
hari igihe ujya muri dictionnaire ugasanga bivuga n'ikindi kintu, umusozi w'ahantu, ikigirwamana n'ibindi. So ntekereza ko rero umugani w'Abanyarwanda ngo izina ntirikujije umuntu, ariko izina naryo rishobora kugira impact ku buzima bwawe bitewe n'uwari ku isi n'icyo yari agamije. Nabyo ubwo twaba tugiye mu mbaraga z'izina. N'ubundi rero ntangirira ku kwita n'amazina, nashakaga ko biduhungura neza kuri topic y'umunsi ikintu tugiye kuganira, ururimi nirwo rwita. Ururimi tugiye kuganira ku mbaraga z'ururimi, cyangwa ururimi abantu barukoresha mu buryo butandukanye. Bamwe bararukoresha rugashobora gukiza, abandi bakarukoresha rugashobora kuvuma, abandi bararukoresha mu buryo butandukanye. Niyo topic nshaka ko tuganira, niyo mpamvu mumva nahereye mu by'amazina no kwita amazina n'ibiki, burya ntimugire ngo byari impfabusa. Nashakaga ko biduhungura kuri topic, ariko ku ruhande hariya ndi kumwe n'undi muntu wambwiye yuko ashobora kuba umwunganizi kubera ibibazo atabitandukanye abayibaza ku iyi nyama y'ururimi. Reka mwaki ni BKM wa Evangeliser Le Monde TV, ni chaîne y'ivugabutumwa ikorera ahantu hatandukanye, ibiriho ibiganiro byiza cyane. Nyine reka dusuhuza abariya muri Strasbourg Burayi aho ifite icyicaro gikuru. BKM turakwakiriye nawe rero. Nanjye nishimiye ikaze mu mpaye nka Bikorimana Emmanuel cyangwa se BKM kuri Evangeliser Le Monde TV n'iyobokamana, turahura ibintu bikagenda neza cyane. Wari umaze kuvuga uti tugiye kuganira ku mbaraga z'ururimi, ndumva twatangiye no kurukoresha, ni byiza, biraza kudufasha cyane muri iki kiganiro. Ni byiza cyane rero. Uwo ni BKM. Reka dutangirire kwa Habimana François, ni pastor, ni ufite mikrofone. Dutangire tumubaze wenda cyangwa se nudukorera introduction y'iki kiganiro. Ubundi ururimi ni iki, birumvikana ni inyama nk'izindi. Mfite gahunda yo kugenda nkora ibiganiro ku nyama zitandukanye ziba ku muntu. Hari indi nyama nzavugaho ye baba yo noneho irakaze byatari. Reka tubanze ururimi. Buriya nta nyama idakaze, kuko buri yose gira akamaro mu gihe cyayo. Wakubwira imbaraga z'ukuboko nazo wakumirwa, kuko ibijya kuba byose niho bihera. Cyangwa se wakubwira iby'amaso wayavugaho bwakira vuga cyane. Bijya kuba byose bira mu kuboko. Oya icyo ziracemera byinshi ku iremwa ahubwo aho ribera niho bitangirira. Oya Rega nta cyaruta umutwe. Okay, tugende twegeka twigire ku rurimi. Reka tujye ku rurimi. Reka tujye ku ubwo nabyo byaba impaka. Okay. Mbere yuko uvuga uba warebye wagize ute, ni ibintu byinshi. Ururimi kugira ngo abantu babyumve neza, ururimi mu Kinyarwanda rusobanura ibintu byinshi. Ururimi ushobora kujyana ururimi rw'Icyongereza, ururimi rw'Igifaransa, Kinyarwanda, hakaza n'ururimi rwo kurisha. Umuntu rufasha amenyo gukacanga ibiryo, ariko ngira ngo tugiye kuvuga ku rurimi rwo kuvuga. Ururimi ruvuga nyine. Ururimi ruvuga narwo rurimo ibintu byinshi, kuko ruvuga ibyiza rukavuga n'ibibi. Ibyo byose ni imbaraga zo kuvuga. Rero ngira ngo turaza kwifashisha imirongo ya Bibiliya, kuko tugiye kukijyana mu buryo bwa gospel, mu buryo bw'iyobokamana. Gusa icyo navuga nuko mu zindi ndimi cyangwa se reka mbigarure mu Kinyarwanda, hari ubundi ururimi tuvugisha. Ururimi ushobora gukiza cyangwa se rukica. Rugira parole négative et parole positive. Donc rugira ibyiza rukagira n'ibibi. Rukagira n'indwara. Ubwo turi mu byo kuvuga. Kare ndimo ngera ntegura ikiganiro, hari terime imwe nibutse yitwa rogore. Rogore ni uburwayi bwo kuvuga amagambo menshi udahagarara. Mbega ibintu byose ubonye ukavuga, ibyo wumvishe byose ukavuga, ibyo wabwiwe byose ukavuga. Uburwayi ko bwaba bufite abantu benshi. Rogore rero nayo mpamvu iterambere ryaba ryarahagaze, kuko yo umuntu uvuga ibyo abonye ibyo ari byo byose arwaye iyo ndwara yo kuvuga. Turaza no kwibaza nimba ari indwara ivurwa igakira. Niyo mpamvu turi mu kiganiro. Se koko. Kare nari ndi kureba nimba ivurwa, nsanga ntivurwa, cyakora ahubwo ihabwa inama. Ihabwa inama. Ariko ahubwo hari ibintu biyitera.
aha nibyo nagiye kubaza haba hari ibimenyetso byerekana wafashwe n'ubwo burwayi ibimenyetso byo wafashwe n'ubwo burwayi nyine aravuga tu nahagarara mushobora kuba muri ahantu ntemere ko hari undi muntu uvuga akavuga mbega akamera nk'aho bafunguye radiyo kugeza ubwo anivuga akavuga ishuka ye kuntu hari umweru n'umuhondo mbega akavuga pe urumva ko ikimenyetso ari ukuvuga udahagarara utagize icyo usize ntacyo usize imbere n'inyuma iyo ndwara rero ishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye hari n'ibyo bita débit de parole kuvuga amagambo menshi cyane débit de parole nibyo mu zindi ndimi ngira ngo bita bipolaire cyangwa se mu yandi magambo sinzi ukuntu nabivuga ariko birumvikana mu kinyarwanda ubigaruyemo ni uburyo bwo kuvuga amagambo menshi mbega udahagarara amagambo akaba menshi muri makeya adafite shinge na rugero bivangavanze mbega bimwe na bimwe bidafite n'icyo bimariye abantu noneho ariko nkiraho ndimo ndavuga ni iki gishobora gutera kuko umuntu amera gutyo icya mbere harimo uko yarezwe uburere wahawe donc aho wakuriye aba wakuranye na environnement donc abantu aho wari utuye uko wabayeho niho hazamo ikintu cya impolitesse mu kinyarwanda ikinyabupfura gike hakazamo kuba abantu b'inshomotsi akavuga baba bakaba baramurekaga n'abashyitsi bahari akaba arashyomotse aravuze n'abantu bakuru bahari donc ibyo bishobora kubitera. Ikindi gishobora gutera ubwo burwayi ni agahinda gakabije. Umuntu wagize agahinda gakabije nawe ashobora kugira mbega noneho mu buryo bwo kwirengera nuko adashaka gutekereza ibyamubayeho agahitamo kuvuga akavuga ntahagarare. Ngira ngo wenda turaza kubyinjira in deep. Hari n'ibyo bita trouble anxieux. Trouble anxieux ni ngwiki ni trouble ntabwo ni nk'agahinda ihungabana nabyo inzoga nyinshi n'izindi ndwara ziri psychique ziri psychologique. Okay. Noneho brother cyangwa François uranyemerera uburyo tuvuga ururimi turuzane mu kirokore. Nimvuga mu kirokore abantu babyumve neza bumve nyine ibyo uri kuvuga nibyo koko nibyo byiza nibyo birumvikana. Ariko nuvuga ngo turi buze kubidevelopa tureba izo ndwara za rigore za biki rogore nako nibindi ahubwo munyemerere turebe noneho. Hari nk'umuntu ukunda kumbaza ikibazo akabaza ngo nukubera iki mu gikirisitu cyangwa mu idomene ya gospel ibamwe amagambo menshi kurusha ahandi. Reka mbaze Pastor Jado. Ariko Pastor Jado utaramuha ijambo abantu babyumve systeme kirokore ntayibaho. No ndavuga domaine gospel yego mu bintu by'iyobokamana haba amagambo mu zindi arimo aravuga Joel we kubera ikiganiro ari iyobokamana tugiye kuvuga ku rurimi tukajya deep twamagana n'abandi bashakashatsi benshi cyane tugiye kuganira ku rurimi nk'abarokore sibyo tugiye kuganira ku rurimi nk'abarokore. Imana iri mu muntu yateganyaga ku rurimi ruzakoze n'ubw'ururimi mu buryo gospelique mwiyobokamana nibwo afite niyo mpamvu yicaye aho wenda Jado reka nze muha ijambo nagira icyo bivugaho. Ibi byose birafatanya kuko n'ibyo byo mu barokore hari ikibitera igituma habamo amagambo menshi gusebanya. Hari n'igihe rwose utanga igitekerezo nko kuri izo YouTube turi gutangaho igitekerezo umuntu akakubwira ati nubona ijuru ndakurahiye ukaba uzaribona. Narayibonye uko manzi muri bari François sinzi n'undi mu pasteur François ngo narundaka niba ajya mu ijuru muzangaye nuko kibaza ari ijuru ari irya nyina cyangwa se kubera ko uvuze ibintu bitandukanye nuko we abyumva. Donc ni ikintu twari tuvuze noneho ariko ikibazo haraza kuzamwe imyumvire nibyo nakubwiraga ngo ibyo ndi kuvuga bifite aho biri buhurira. Nakubwira ko harimo n'ikibazo cya environnement donc ahantu wakuriye n'uburere wahawe nimba warakuriye mirimiriye ivuga nyine
nawe uzakura uri gasuku. So reka majadowe ndabigarukaho nanjye nyuma, ariko ndagira ngo mbihuze n'ibi by'abarokore. Hari abavuga kubera ubwo burwayi navuze bafite, hari n'abavuga kubera impolitesse, ikinyabupfura gikeya, hari n'abavuga kubera environnement bakuriyemo yo kuvuga. Abantu iteka bahorana za critique negative, harimo n'ikintu cya complexe ziri buzemo ya inferiority na superiority. Wowe reka nguhe urugero, hari abantu bagira weakness, noneho kugira ngo berekane ko n'abandi bantu bose bazifite, ati waruzi France ko burya ibyo akora nawe, ati buriya ntukamubone kure, kubera ko we abantu bazi weakness ye mu buryo bwo kuyikavaringa, agashaka kwerekana ko n'abandi ari rusange, ari rusange, kandi koko iyo ni weakness. Noneho harimo na complexe de superiorité, abantu bumva ko hari icyo barusha abandi, ari babatagatifu, ari abantu beza bo bageze iyo bagomba kujya. Impamvu imvura ngo bayibona ngo nuko batunga imirima yabo yegeranye n'iyabo. Donc iyo complexe de superiorité ni ukwibwira ko hari icyo urusha abandi. Noneho ni urugero, kuba utanywa inzoga ukumva ko wabaye igitangaza, ariko ugasanga nawe nimba utananywa inzoga, amagambo ugira arica, ubugome ugira, gusebanya n'amatiku n'inzangano. Gusebanya iyo usomye muri Bibiliya zindi, hariya Pawulo avuga gusebanya. Ubundi muri bindi gusebanya bisobanura gutukana. Ubundi gusebanya ni ugutukana, burya nusebye umuntu bumututse. Muri Greek, muri ntuza Greek cyangwa Rome, muri Bible Greco Roman, bavuga ko gusebanya, donc uzareba iriya jambo aho Pawulo yabwiraga abantu ngo ntimugasebanye, havuga ntimugatukane. Yego. Donc gusebanya niko gutukana. Reka mpe Jadakanya nawe nkuko wari wa inamuha tubwire. Ndihutira wenda kugaruka gato kugira ngo tuze kuza gusangira ijambo. Ntago tushaka kudefinisa ibyiciro by'ururimi mu bundi buryo. Nubwo ahanini wenda nubwo bikemu yarakoresheje imvugo yo kuvuga ngo ni iki kibitera, impamvu zishobora, uko agahinda gashobora kugutera kuvuga cyane, gashobora no kugutera guceceka. Hari igihe ushobora gusanga ntawe ubwira, ako gahinda kakaguha imbaraga zo guceceka. Ariko muri uno mwanya icyo twari turiho na Jo yashatse ko tugarukaho ni dukoreshe wenda mu gitabo cy'imigani 18:21, niba hari uhari aze kuhasoma kugira ngo tugendere kuri ritimi imwe. Ariko biriya yavugaga byose bifitanye isano n'ibi twavugaga. Hasome wumvi. Ururimi nirwo rwica, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ururimi rurakwica, ni kimwe yigeze avuga muri bya bindi yarari kuvuga wenda. Ururimi rurakwica, ururimi rukagukiza. Nukuvuga ngo wowe urufite cyangwa wowe urutunze biraterwa n'icyo uri burukoreshe. Nukuvuga ngo nta gahato kabamo mu mikoreshereze ya rwa rurimi, ahubwo Bibiliya irakubureminga mu kurukoresha nabi. Ni icyahanini dushaka kuvuga. Wenda nibareba Yakobo 3:5 baze kuhasoma, bageze wenda nko ku murongo wa 11. Nibagezaho turahita tugira common cyangwa kumva kimwe icyo ururimi turukeneyemo, nicyo dushaka. Turahita tumera nkaho twumvishe ngo ururimi turashaka ko turukoresha mu buryo bwiza. Uko Bibiliya irakugaya, nubwo ushobora kuba ufite environment wakuriyemo iri negative, ariko Imana ibasha kukugaya kuko yaguhaye authority yo kurukontorora cyangwa yo kuruyobora cyangwa yo kurukoresha. Kuko aya magambo turi kuvuga ahangaha dushatse twasohoramo amabi. Yego. Ubu ngubu ndi kukubwira amagambo meza nshatse ubu muri nge harimo ibitutsi byagutuka kuri so na nyoko. Kuba ntabisohoye
si uko bitandimo ubu ndabifite nagutuka nk'uko uhoze ubivuga bigutuka kuri so na nyoko birindani muri njye ariko choice yanjye simbisohora rero tuze kuvuga ururimi mu buryo bwa gikristo tugendeye kuri cya kibazo bari kubaza ngo kuki abakirisitu ushobora no gusanga ari ya environment yego ariko ushobora no gusanga ni cya kibazo cyo kudakontrolinga ibyo umuntu asabwa kuvuga reka adusomere nk'uko yadusomeragaho nashaka ageze kure nka 11 cyangwa ku 10 turaba tugize common understanding y'iki kiganiro. Yakobo ibice 3 murongo waho wa 5 n'ururimi narwo nuko ruri n'urugingo ruto rukirarira bikomeye murebe namwe ishyamba naho ari rinini riti uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane kandi koko ururimi ni umuriro yemwe ni ububi bungana n'isi ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose rukongeza kamere yacu yose narwo rukongezwa na gehinomu kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose ni ububi budatuza rwuzuye ubusabwe bwica urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese kandi ni rwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma bene data ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Amagambo tuvuze hari buvemo gushima ngo kandi aka kanwa kashimye niko kavamo kuvuma niko akahoze kakururira ururimi ngo biri bubere mu kanwa kamwe kandi uretse aha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyagwiriwe n'amahano yo muri genocide y'94 mu bindi bihugu ntago abantu bapfa ibyumwe yakoreye undi ahubwo bapfa ibyumwe yavuze undi nukuvuga ngo nge namwe nyuma yaho uyankoreye ikosa nanjye nkamukorera ikosa ntago dupfa ibyo twakoreranye ahubwo ageze hirya yavuze iki nanjye ngeze hirya navuze iki icyo nongeyeho nicyo kizatuma habinduka urwango rukomeye ngo yaba byagarukiraga hagati yanyu gusa ntibyakabaye bibyimba ngo be binini ni ukuvuga ngo rero aha bari kuvuga ko ururimi ruri bukora akanwa ko guhimbaza Imana ariko rwanakora n'amahano ni ukuvuga ngo ibintu byose especially mwe muba kuri social media iyo tuvuga imbaraga z'ururimi murabizi mwebwe munabihagarariye kuko iri ni indi government biri ku ruhande yicika nakiza ahantu bicira bakanakiza ni za mbaraga za cyakindi twari turi kuvuga aha rero baraturashaka kugira ngo tuze kugendera ku murongo uvuga ngo kuki twebwe twamenye Imana twakoresha uru rurimi mu buryo Imana yaruduhaye ngo turukoreshe mu buryo bwiza kuki turi kurukoresha mu buryo buri negatifu cyangwa mu buryo bubi kugipima umuntu wakikanga abantu batakivugana batagisuhuzanya batakigira gute ariko ntibipfa kumwe yahemukiye undi gusa ahubwo ibyo yavuze cyangwa ibyo yongeyeho nyuma yaho aho umuntu na Bibiliya ikubwira ngo niba ukoze ikintu ngo akaboko k'indyo nigakora ngo imoso yibimenya ntago ari indyo n'imoso burya baba bari kuvuga gabanya umunwa rero nicyo nabivugaho reka wenda naringize ngo wenda mwari mugize ngo dutange inzira nziza yo mwiyobokamana tuyihuze n'ibyo twari turi nyine ngewe ndi kubyumva ariko ikibazo cyanjye sinzi impamvu usanga kuki abantu bitwa ko bakijijwe yego mu nsengero kuki ariho haba amagambo cyane
kurusha mu zindi segiteri za sekira zisanzwe ugasanga abantu barasebanya ugasanga baranegurana ugasanga barakontororana ukagira ngo hari uw'Imana yahaye akazi ko gucunga abandi bantu birirwa bavuga amagambo niba ari amagambo niba ari ubugambo simbizi ariko muze kumfasha ntimuvaho mutabinsobanuye ngo mubinyumvishe impamvu iyo segiteri ariyo ibamo amagambo menshi. Nibo basobanura imbaraga z'ururimi kurusha abandi. Ntabwo mbizi nibo batazisobanukiwe. Reka twumve na pastor tuze twumva mama Charlene. Njyewe ntago ndi bwemeranye nawe Joel. Amagambo ntahatari. Nyine nanjye no kuri YouTube turabikurikirana, muri politiki hari amagambo, muri siporo hari amagambo, hari naho twatunga agatoki rwose ariko ntago tubibikore. Haba muri siporo, haba muri politiki, haba mu burezi, muri education, nta hantu amagambo atari. Ahubwo kuko ngira ngo itorero buriya ryubatse ku mpinga y'umusozi, wabona mba hano nkabona ariho birenze. Bible iravuga ngo turi impinga yubatse ku mpinga y'umusozi, ahari ntago twakwihisha. Iyo akantu gakozwe n'umukozi w'Imana kamwe mu mujyi wa Kigali gahita gakongera cyane, ariko nta hantu amagambo atari. Gusa nanone hose arahari, ahaba ku idini, muri education, politiki, siporo, hose no muri business amagambo ariyo. Ariko noneho ikintu cyo dushaka gushinga hagati, ururimi na kanyama gatoya ariko gakongeza umuryango ugashya, igihugu kigashya, umujyi ugashya, itorero rigashya, umuriro ukaka, wa mugani wa yamvugo iriho y'ubu ngubu. Na Bible yabyise umuriro. Buriya Joel, dufite abantu bafite ibikomere bitagira ingano kubera amagambo mabi babwiwe mu buzima. Amagambo akomeresha kuruta icyuma. Umuntu akubwira ijambo uri mutoya ukazarinda usaza ukiryibuka. Niyo mpamvu buriya, reka nsome icyanditswe kimwe kiri muri Yakobo 1:19 kiravuga ngo nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Umuntu umwe aravuze ngo ese kubera iki Imana yaduhaye amatwi abiri ariko ikaduhereza akanwa kamwe? Iyo duhereza utunwa, ingingo zose, amaboko n'abiri, amaso n'abiri, amatwi n'abiri, amaguru n'abiri, amazuru n'abiri, ariko igeze ku kanwa iduhereza kamwe. Iduhaye tubiri, urabona aka kamwe katuzengereje ntago byoroshye. Ariko buriya rero Bible iravuze ngo umuntu wese yihutire kumva ariko kandi atinde kurekura ijambo. Buriya hari umuntu ukwakira muri office ugasohokamo wumva uri imbwa, ikibura ari umurizo gusa ugenda ukurura inyuma kubera akanwa yakoresheje akubwira. Muri quartier iwacu yigeze hapfa imbwa, barobanura mu bana bose baravuga ngo nije gubereye guhamba imbwa. Ibyo bintu iyo byibutse pirabye nyina nayambye icyo birabya ruri koze nine ubwo icyo bivugiye ubwo ibyo ni ibintu ntajya nibagirwa mu buzima. Umuntu yambwiye yanyatuyeho ngo nije gubereye guhamba imbwa yaje. Urumva ko yagukomerekeje. Urumva rero Joel, nanjye kugira ngo ntange mikoro, hari umuntu ukwakira muri biro akakwiyemeraho ku buryo we wumva nta kintu uri cyo, akakubwira amagambo wowe ukumva nta n'icyo uzavamo mu buzima. Ariko noneho hakaba undi ukwakira akakubwira amagambo agutera inkunga, ugasohoka muri biro uri igihangange, ukumva uri umuntu, ukumva uzakora ibintu by'indashyikirwa. Niyo mpamvu buriya iyo umuntu yarogeshejwe amagambo arogozwa akoreshejwe ayandi. Iyo abantu bakwishe bakoresheje amagambo, ukwiye kuvurwa n'andi magambo meza. No kuvuga mu gitabo cy'imigani, ururimi rwo rwica. Mperetse gukorera inyigisho ibice bibiri ivuga ngo ni wowe muhanuzi w'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga buriya ukwiye kujya mu cyumba ugakingaho ugahanurira ubuzima bwawe. Kubera iki?
hari abantu batuye amagambo mabi ku buzima bwawe, nawe ukwiye kwatura amagambo meza ku buzima bwawe. Kandi niba umuntu yakwaturaho amagambo mabi bikemera, n'undi yakwaturaho amagambo meza bikemera. Reka twumvira mama Charlene. Okay. Hari ikintu nari numvise nonaha ngo kubera iki mu rusengero haba amagambo menshi. Umuntu uzi ko ari makeya n'uwo batavuze. N'uwo wenda batavuze kandi buri wese agira ibikomere bye. Yego. Kuko burya ntubona ijambo ushobora guhagarara nkavuga kuri kamera nka mama Charlene w'umukozi w'Imana. Havuga ijambo rito ritagira icyo ritwara kuko ryavuzwe nanjye bahita barigirira ijambo rirenze. Ariko ugasanga hari abantu basanzwe bayavuga basanzwe badakijijwe. Rero rwose wenda n'umuntu wakora n'abantu badakijijwe barabizi ko mu rusengero habamo icyitwa amagambo kurusha pe. Kandi ari pastor ngo bakayabihakanya ariko Imana ishimwe nta nubwo wabyemera ratari impamvu yatumye ubihakana. Ariko reka mbabwize ukuri, nk'ubu hari umuntu ushobora kuzaho navugaga nkahita ngiranye. Ibaza aho ushobora kwicarana n'umupagani ukumva nta kibazo mukaba mwaganira, ariko wabona mwene so musengana ugahita uvuga utureka nyagabanye kuko nayo ubutaha wamubwiye yarayavuze. Hahandi n'abantu basigaye batinya kwatura, nimwaturira bibwira umugabo, nimwatura arabibwira fiance wanjye, ndamwatura mu mudugudu biraba byageze mu karere, nimbivuga mu murenge biragera mu rwego rw'igihugu. Uko niko kuri aka kantu. Rero impamvu ubona kari mu rusengero nahawe igisubizo nicaye hano, ariko Imana iha umugisha abakozi b'Imana. Aka karimi naho cyaba kimwe cya gatatu, gacimbuyeho nka gato, natekereje nsanga ni pisto. Nagapisto shitani ajya kurashisha mu rusengero. Nkuko babivuze abantu barapfuye babimirambo n'ukuri. Uru rurimi rushobora kukugira mugufi kandi uri muremure. Wazajya unyura mu bantu ukabona uri igikuri kandi uri gasongo. Uru rurimi rushobora kukugira igikara kandi uri inzobe icanye bitewe n'ayo magambo. Ururimi rugushobora kukugira imbwa kandi uri umuntu w'umugabo. Uri kumva? Gusa njya amahirwe nagize najya sinoroshye. Nzi kwigirira icyizere nkitongera ubwanjye nkiyaturiraho ibintu. Ariko urebye amagambo bambwiye iyo nyagenderamo nkuko harimo abayagendeyemo bagahitamo, nanjye bomba ngenda gutyo. Hanyuma ururimi ni igitwaro cya kirimbuzi Satani akoresha mu rusengero. Ese nimba koko urwo rurimi rufite imbaraga, kaba ari ikibombe yatera agatanya abantu, kaba ari ikibombe atera muri korari. Ururimi akubita ikibombe cy'amagambo. Ururimi korari bamwe bati turagiye ntaho ritarema n'Inyagasambu rirarema, agakubitamo ikindi kibombe ku magambo ku karimi. Nyobozi igacika amaka gatatu n'amagambo igakubitamo kandi hose ntabwo igihusha. Rero ntuzongere kwibaza ngo impamvu uru rutwaro rwa kirimbuzi, urumva ni akantu gato ariko nuko ko ari igitwaro cya kirimbuzi byananiye kubivuga kubera amagarama gapima. Ariko ururimi ni ibibombe, ni ibisasu, ni ibibuye shitani akoresha mu bantu, kuko ururimi rugusenya aka kanya ugahita ufata imyanzuro mibi. Ururimi rugukoresha amanyanga ugahita ujya kugura mitsingi uti nibwo noroherwa kandi uri umudiyakoni. Ururimi ruragusenya mu minota. Reka nkubwire, ushobora gufata ifuni ukaba wakubita umuntu ntahita apfa, ariko ururimi rushobora kwica umuntu rukamunogonora agapfa kandi ahagaze. Ubwo rero kuba shitani arukoresha icyo gitwaro akajya kugikoresha mu basenga ni ukugira ngo habone imirambo myinshi, nta n'ibintu birenze. Gusa abantu bafite umunwa muremure bagira indimi. Mu migani haravuga ngo umuntu utegeka ururimi rwe aba ari umunyabwenge. Hari ingingo ebyiri koko zimwe wavuze ebyiri. Umuntu oya aho tuhibore tuzabisobanura burije, tuzabizaho nyuma. Mureke mbabwire abakozi b'Imana, ururimi
ni ukuri pe abantu bihangana ikintu bita ururimi turukoresha iby'ubutwari. Aba bantu b'Imana hari ijambo basomye bwa mbere rivuga ngo buri wese azatungwa n'icyo yakoresheje ururimi rwe. Imana ishimwe, nta gutiza undi ururimi. Ibisohoka mu ndimi, yego, bishatse kuvuga ngo nyirakanwa kabi, harya baca umugani ngo nyirakanwa yatanze umuzi. Nyirurunwa rurero yatanze. Ntabwo ari urunwa bavuze, ntabwo ari urunwa bavuze. Hanyuma ntitubigira ibyoroshye, sibyo? Nimba karimi kahiri ku rugo rw'umuntu rugahirima, nimba ururimi rusenya korari, abarufite bafite ibibazo. Nimba ururimi rwatanya itorero rifite abantu magana, ugasanga ngiye gushinga iryanjye, nanjye ashinga iryanjye, urumva ko bitoroshye. Ako kantu rero buri wese agashyireho regrage. Umwe we yaravuze ngo zarakwedutse zimera zireshya na karuvate, ubwo ni ururimi yavugaga. Buriya ni umugongo ruba ruri hano, uko umuntu agenda agira amagambo menshi rugenda rukweduka. Zasosorutsemo. Okay, rwose pe Imana idufashe gucunga indimi zacu. Nimba umuntu ari gusenya akoresheje icyuma, undi agasenya akoresheje igitiyo, undi agasenya akoresheje ipiki, undi agasenya akoresheje akarimi, bakazarusenya bose, igihano ni kimwe. Ubwo rero abantu bagira indimi cyane, Imana ibashoboze kuzikontorora, kandi Imana ibaha umugisha no kubisubizo mwatanze. Amen. Reka dusubize François mikoro ngira ngo ni topic nini, umuntu yavugaho byinshi. N'ubu twayihereye hejuru, nashakaga ko tuhera muri fondasiyo, ariko ntago byakunda bitewe n'uko amasaha yacu ameze. Mwibuke ko no mu kubara 12 murongo wa mbere, Miriyamu na Aroni ibyababayeho ubwo bavugaga ko Mose yarongoye umunyegiputakazi, kandi koko yari yabikoze ibyo bavugaga. Yari yabikoze, ntago bamubeshyeraga. Ntago ibintu byose kuba ubizi neza ari ngombwa no kubivuga. Noneho ngo uwitwa Miriyamu ahita abemba, ahinduka ibibembe byuzura umubiri we. Ubundi Sokrate we yaravuze ngo mbere yo kuvuga ukwiye gufata ijambo, amagambo ugiye kuvuga kayacisha mu tuyunguruzo dutatu. Akayunguruzo ka mbere, ese koko ibyo ngiye kuvuga ni ukuri, mbihagazeho, ariko se nimba ari n'ukuri. Icya kabiri, ni byiza. Akanyuma rero akanyunguruzo ka gatatu nakavuga ngo ese bifitiye abantu umumaro, ese ndabivuga bimarira icyo abantu, birubaka, birahindura ubuzima bw'abantu, n'icyo bibamariye cyangwa n'amazimwe. Hari ibyo bitarema argos, nk'uko kare twari turi kubivuga tutaratangira. N'amagambo sans travail, n'amagambo adafite y'imfabusa, adafite ikintu amaze. Ayo tuzayabazwa. Uvuze ngo tuzayabazwa, nibuka ijambo riri muri Maraki 3 murongo wa 13 havuga ko Imana ijya yaregistra ibintu byose tuvuga. Imana donc aho Imana yavuze ngo numvise ibyo mwavuze muri Maraki 3:13. Wibuke ko n'Imana yo bango ibintu byose abantu bavuze Imana irabyaregistra, ko handitse se nuko nta mwanya. None se ubu wavuga ngo yabona umwanya, kwibona umwanya wo kurinda bari mu isi se, cyangwa kurinda no kumva abasenga bose batuye kwisi? Ntago bisaba umwanya. Ibintu byose by'Imana ni system yubatse. Reka dusomere Maraki 3:13. Haranditse ngo amagambo mwavuze, haranditse ngo amagambo mwavuze yari akomeye, niko Uwiteka avuga, nyamara muravuga muti twavuze iki? Nawe urumva ko Imana yo amagambo bavuze, Imana yamenye ko akomeye. Iyo uvuze amagambo akomeye, Imana imenya kuvuga ibintu bikomeye. Iyo uvuze amagambo yoroshye, Imana imenya kuvuga amagambo yoroshye. Iyo uvuga amagambo, ibiganiro tugirana hagati yacu. Ndetse mu gitabo cy'umubwiriza aho haraho navuga ngo ntukihutira kubumbura akanwa kawe, ndetse ngo n'imbere y'Imana, uretse no mu bantu, ngo n'imbere y'Imana ntukihutire kubumbura akanwa ngo imbere ya marayika kugira ishyushyu. Reka risome Umubwiriza ibice 5 umurongo wa mbere. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make.
Yesu yabivuzeho. bajya bamake. Yesu yarabivuze aranavuga ngo icyanduza umuntu si ikimusohokamo, nako plutôt si ikimujyamo, atsindagira ko cyane cyane ikimusohokamo ari cyo kibi. Aranavuga ngo ndetse mbere yo kuvuga ngo tujye dukaraga ururimi karindwi. Sinzi nimba na kabiri tujya tukagezaho, ahubwo usanga umuntu ngo ngufitiye inkuru mbe ugasanga yashyushye ngo igurishwa ukagira ngo arayahemberwa, ukagira ngo bari bumwishyure ikiro cy'amagambo. Hari indirimbo cyanajyaga nk'indirimbo ivuga ngo ariko si ubundi ikiro cy'amagambo ukigurisha ngahe ukunguka ngahe bituma witeranya. Ariko ikiro cy'amagambo bakirangura niyo waba ukigurisha ukwiye kureba inyungu wakuramo n'igihano uzakuramo. Ndayisohora. So ariko rero reka duhumurize abantu bavuzwe, sibyo? Dukunda gukoresha terime ivuga ngo ntitwabaga umuntu ngo dusige tutamudoze, ntacyo twaba dukoze kabisa. Muduhumurize, reka dutange conclusion yo gufasha abantu bavuga cyane. Icya mbere ni ukufasha abantu bavuga cyane. Nta kibazo, kavuge. Ngewe ndi kumva Imana iguha umugisha ibyo uvuze, ariko reka nkubwire, ubundi ikintu nabonye kibi ntabwo ari abakuvuze, ahubwo nabo wavuze. Nimba uzi ko wavuzwe, ujye ubanza urebe ko wowe nta bandi wavuze. Nusanga waravuze abandi, tuceceka barakwishyuye. Nta n'ihumura uwo wamuha, ni urugero. Ariko nk'umuntu wavuzwe, sibyo? Nk'umuntu wavuzwe rwose we ajya anagenda yidegembya nimba n'ibyo bamuvuga atari byo. Ariko hari abantu bakunze gukoresha ijambo rivuga ngo barankomerekeje. Wireba bagukomerekeje, ahubwo urebe wowe abo wakomerekeje. Wowe ako kantu karakomeye. Mbere yo guca imanza ubwira uvuga ngo abantu ngo barakumufite ibigeragezo ngo byo kuvugwa n'abantu, banzure ko nawe nta buteza ibigeragezo byo kubavuga. Mama Charlene arakoze cyane. Icya mbere twari turimo dutanga inama, kandi iyo wiyame n'abavuze reka mbivuge mugabana wowe na Mama Charlene. Oya unako jado nangoboka baze oya reka buri muntu wese avuga uko abyumva. Biyama bavuze Mama ntago turi kwiyama hano, ahumurize. Umva jo, hano ntago turi kwiyama, natwe twaba tugize umunwa kandi twebwe okay, wa mugani bene ijambo naryo ryankora rwa rurimi. Sorry, muhumurize. Ntago hano dufite umunwa, hano dufite ijambo. Ntago dufite umunwa. Birashoboka ko umuntu yasaba Imana imbaraga nk'uko umuntu yihana ibindi byaha, nta cyaha Imana itababarira. Icya kabiri, ikintu cyose gishobora guhinduka cyiza bitewe n'uko kigize. Nk'uko mwavuze rero ngo ururimi ni rwo rusenya ni narwo rukiza, n'urwo turi gukoresha duhugurana, kuko ari ijambo rimwe umuntu yakoresheje, yaravuze ngo je ne suis pas parfait mais j'ai seulement amélioré mes caractères. Ntago ngiye ndi perfect, ntago ntunganye, ariko nibura nagerageje guhindura hari icyo niyongereyeho mu kuvuga kwanjye. Ntago turi hano rero kubera ko twebwe turi sans défaut, kuko nta kosa dufite. Turi hano kugira ngo nkuko twameriyoye n'abandi tubafashe kugira icyo bameriyora, uko twakosoye, uko tugenda dukosora. Ubu niyo umuntu ari kuvuga ururimi rundi rw'urunyamahanga ataboneka umusemuzi, kuko ameliyore ni gukosora, kuzamura, kongera. So icyo navuga nuko bishoboka, nuko bishoboka, kandi urya Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya, kandi kumenya kuzanwa no kumva. Abantu bumvishe ndahamya ko bari bumenye. Icyo ni kimwe. Amakosa ni aya twese, gusa ikibi ni ukuyatinda amahinduka ingeso. Iyo yatinzemo ingeso kandi niyo yica, ariko amakosa twese turayagira, ariko twirinde kuyatindamo. Icya kabiri, kubavuzwe nuko ijambo rigira agaciro bitewe n'urivuze. Hari ibyo kare Mama Charlene n'abandi bavuze byo kugera ku rwego wiyaturiraho ibintu byiza. Ijambo rigira agaciro bitewe n'uwarivuze. Abantu bashobora kuvuga, abantu bakagutaramiraho nk'uko bakubwiye ngo uzaba
ngo nta kindi ukwiriye ngo ariko ubu ntabwo gishyingura imbwa. Ubu uri umukozi w'Imana, uri umugabo, urubatse, ufite channel yawe, uri umuyobozi wa Iyobokamana TV, byose n'ibindi. Directeur General. Uri Directeur General. Ntabwo rero reka mpumuriza abantu. Cameraman impembo. Ntabwo muzaba uko abantu bavuze. Ntabwo muzaba uko abantu bavuze. Ntimuzaba nuko abantu babitekereza, ntimuzaba nuko abantu bashaka, ahubwo muzaba uko Imana yabigambiriye, muzaba uko Imana ibavugaho, icyo Imana ibavugaho. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abaroma, ndumva arababwira ngo abayuda barusha icyo abandi, ngo nuko bafite ijambo babwiwe babitse ibyasezeranijwe. Rero reka mbabwire, umuyobozi w'umudugudu ashobora kuvuga akakwirukana, ariko wajya ku karere bakaza bagategeka yuko amagambo yavuze ataye agaciro. Rero abantu baravuze, wenda na Satani aravuga, ariko icyo Imana ivuze gitesheje agaciro ibyo abantu bavuze. Imana iduhane umugisha. Amen. Ndumva ari conclusion, ndakonkludinga muri iki cyanditswe Matayo 5:11, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko uko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Amen. Ndahumuriza abakozi b'Imana, abakristo, byakunze kugarukaho ko yenda mu gikristo no mu Iyobokamana hagaragaramo, ariko hari ibyo bavuga ari ukuri, hari n'ibyo bavuga ari ibinyoma, ariko nta mpamvu yo kurwana no kwisobanura buri kanya. Ariko wenda uvuze kuri icyo ngicyo, nubwo ari umwanzuro turi gufata, ubundi buriya abantu bavuze ibintu biri byo ufitemo uruhare. Ubundi abanyamagambo cyangwa abavuga ubundi bemereye kuvuga n'urugero, umuntu wenda yakoze icyaha cyangwa yaguye mu cyaha, urumva abantu bagiye bavuga ati runakuze ibintu yakoze, bagenda babihererekanya. Ese byo ni ubundi kuba umuntu yatanze icyo kuvuga bihita byeza abanyamagambo? Oya. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ururimi ni inyama yigenga, sinzi aho bakura yenda iyo nyito. Rero niba ikintu cyabaye, icyiza ni uko umuntu yakabaye arinda akanwa ke, ururimi rwe. Ubundi nicyo cyakabaye cyiza, kuko hari n'igihe na mwene so aba yakoze ikintu, ariko igisubizo si kumusenyera kuri media. Icyiza umushatse wamwegera ukamukosora, ukamugira inama, ukamufasha. Ariko iyo umusenyeye kuri kamera ntabwo ukemuye ikibazo, ahubwo uteje ikindi. Icyiza rero nuko buriya umuntu niba aguye mu mutego cyangwa se agize ikintu kibi kimubaho, ntabwo igisubizo ari ukumusenya cyangwa se kumuvuga cyangwa se kumuvamo. Bible iravuga ngo urukundo rutwikira ibintu byose. Ubundi ukunda umuntu uramutwikira, uramukavaringa, yaba ari pastor wawe, yaba ari mugenzi wawe, niyo yaba yakoze ikintu ubizi ko ari cyo. Igisubizo si ukumwambura ubusa, ahubwo ni ukumutwikira. Ndumva ikindi kubavugwa na Yesu yaravuzwe, mwihangane. Yesu yaravuze ngo namwe muzahirwa ubwo zabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Ngo ahubwo ngo muzishime, ngo ingororano zanyu zaba ari nyinshi mu ijuru. Ntago tuzabuza abantu kuvuga, ntago bizakunda. Ikindi abavuga namwe nimurekere, amagambo yanyu abe make, mwihutire kumva, mutinde kuvuga. Imana ibaho umugisha. Reka Pastor Jado adukorera umwanzuro, angira ngo ni nawe mukuru urimo hano, birasoza adusengera. Okay. Ndanezerewe kandi ndishimye kubw'iki kiganiro. Cyari kiri nyuma y'imbaraga zo kuvuga. Twibukiranye yuko Imana itatekerezaga ngo ikintu kibeho, ahubwo yaratekerezaga ikavuga. Ijambo rikatubwira ngo iyo ukuye ibishimwa mu bigawa uhinduka akanwa k'Imana. Mu magambo make ni icy'ingenzi yuko uwari ufite ibigawa mu kanwa ke akuramo ibishimwa agahinduka akanwa k'Imana. Imbaraga zo kuvuga rero, ufasha umwana agakura umwita izina, bigenda bigira ingaruka. Ariko kuvuga ari kuvuga mugenzi we, ndahumuriza uwa mbere mvuga ngo kugira umuntu burya kuvuge, ngiye nkunze kuvuga ngo nuko yagusaguriye umwanya.
byanze bikunze wari uri imbere ye. Jya ubanza urebe ngo mbese igitumye ansagurira umwanya mu buzima bwe bwo kuvuga no kunsagurira umwanya bima ikimenyetso ko hari icyongezeho cyaguhaye cyatumye unsagurira umwanya. Sinjya numva n'uburyo nkanjye wenda reka niheho urugero, byakugora kugira ngo ubone umuvugabutumwa cyangwa umupasiteri ndi buze kuvuga. Abo nabasha kuvugaho ni abandi imbere gusa, n'urugero nshatse kwitangaho. Nanjye abandi inyuma bashinzwe kumvuga. Umuntu nakubona rero akagufata umwanya wo kukuvuga nuko ari inyuma yawe. Rero niba ari inyuma yawe ntuzajya guhangana no kuvuga ngo umuntu wasize abashe areke kereka ntibigusaba gusubira inyuma ngo ujye kuvugana nawe. Ahubwo niturenga urwego tumenye yuko n'ubu tubivuze gutya turi gukosora uwavugaga, ariko ntitubiciye. Umuntu wese uri imbere azabona uko agutunga urutoki kuko umuri imbere. Uri inyuma ntabwo watunga intoki umuntu kuri inyuma, azarutunga uri imbere. Mbabwiye urugero, hari abakozi b'Imana batandukanye nzi barangije kunsiga bandi imbere yanjye nabasagurira umwanya, ariko umuntu wese undi inyuma ntawe uwo mwanya nzigera mbona. Rero navuga ngo umuntu wese wagusaguriye umwanya wo kukuvuga, ubu se ubona mama Charlene nubwo afite ibibazo ashobora kuba afitanye ibibazo n'umukozi, ariko ntiyagera ngo abitubwire, umukozi ari inyuma ye. Mujye mumenya yuko umuntu wakusaguriye n'umwanya ni ikibazo cy'uko wamusize. Bishobora guterwa n'ishyari, bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Ubwo rero nitujya kuvuga tunazirikane yuko hari abantu tutari bubone uko turimita bitewe n'icyo cyambere. Dukura ibishimwa mu bigawa duhinduka akanwa k'Imana. Icya kabiri, abakuvuga bakuboneye igihe, ahubwo ni iki bamvugagaho. Kuko mu bintu bizatuma umuntu abasha gutera imbere, ntabwo utezwa imbere. Hari ibice bitatu by'abakristo tuba dufite inkoramutima muri rwa rusengero wigeze uvuga, tutungamo inkoramutima bantu bawe bumva barwana ishyaka batakuvuga ikiri kibi. Tugatunga abantu babi bakritika, ugatunga n'indorerezi bamwe, byaba byiza byaba bibi bitagize icyo bitwara. Reka mbatangariza ikintu kimwe, abantu beza bo gutuma utera imbere ni abakuvuga nabi, kuko bakutoza kuvuga, bakugabanyisha amagambo uvuga watekereje. Rero hari igihe muri bubarwanye rimwe na rimwe Imana ikibakeneye kugira ngo babasunike babageze. Ntago mbashyigikiye muri negative z'umunwa, ariko icyo nzi nuko bimwe mu muntu wese ushaka gutera imbere agabanya amagambo. No mu buzima busanzwe environment igukikije yibaye umuntu uvuga ntawe ukubitsa ijambo, bakugendera kure, bagira gute. Rero nawe ushaka gutera imbere wari ufite ikibazo cy'umunwa, ufunga ugendere ku cyo Bibiliya yavugaga, wumve bike, ariko nawe wari ukivugwa. Menya yuko abagusaguriye umwanya nabo wasize. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Rero ndumva twasoza mu buryo bwiza. Dushimiye abateguye iki kiganiro tuvuzeho gato ugereranyije n'ibihari n'umwanya ubu hari nibiba ngombwa tuzaba dusubukura. Mbere yuko usenga wenda murabanza mutange na nimero za telefone. Ubwo se niba ari ukubanza gutanga nomero nihereho. Ngewe telefoni yanjye ni 0788 25 58 74 8 25 58 Ngewe ni 0788 20 34 95. Ngewe yanjye ni 0788 54 87 70. Ngewe iyanjye barayisanga kuri YouTube channel Mama Charlene official. Yego rata. Yes, ni chaîne nziza yivuga butumwa nayo nyine kuyisura ni byiza cyane. Ni Mama Charlene official, ibiriho inyigisho zitandukanye, ama episode ubungore amaze iminsi atwigisha ibintu bya gisirikare, ikijeshi, uburyo umusirikare wa Yesu agomba kurwana, ubwo azaza nava mu gisirikare wenda ajya no mu basivili cyangwa mu, ariko sa sivili wabonera inyigisho buriya ngira ngo n'abasirikare n'ibindi byose umva bike
bikema ngo azavuge no kuri daso, ntabwo ari daso z'isi tuvuga, ni avuga abasirikari ba Kristo. Yego. Okay, reka tubashimire cyane rero. Reka mbere yuko pastor asenga tubanze tunashima abantu bose bakurikiye kino kiganiro, dushimire bikemo kuri Evangelize Le Monde TV twabanye muri iki kiganiro, akajya agenda anyunganira. Imana imuhereze umugisha cyane uko musura mama Charlene official, abari ko musura Evangelize Le Monde TV, ni shene yivuga butumwa nziza cyane. Tunashimire Gilbert nataziriye rwa gafiriti wabaye kuri kamera za Iyobokamana TV. Reka pastor adusengere ubundi tusoze iki kiganiro. Nyagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, witwa ndiho witwa Rubasha, twagira umugisha yuko kumenya yuko ikintu kitaba cyiza bitewe nuko gisa, tumenya yuko kiba cyiza kubera ubuzima bwawe wasutsemo. Twaganiraga ariko twifuza ko iki kiganiro wagisukamo ubuzima, kigahindura uko twakoreshaga ururimi rwacu, kuko ari cyo wifuza ko dukura ibishimwa mu bigawa tugahinduka akanwa kawe. Rero turakwinginze ngo iki kiganiro kigira ibyo gihindura, gihindure twe twavugaga, gihindure abacyumva, kigira imbaraga zacyo, kuko utatekerezaga ngo ibintu bibeho wavuga ngo habeho. Natwe ari kutumenyesha yuko kuvuga kwacu gufite imbaraga. Na Dawidi ubwe yagiraga uko yivuga nuko abantu bamuvugaga, aho yavugaga ngo abanzi bacu barunamye urugamba rutaraba, kuko yaraza agaciro ko mu mivugire. Duhe kuvuga neza bisobanutse, duhe kuvuga neza bikwiye. Imbaraga ziyobya imvugo zacu, imbaraga zituma tugenda uko bidakwiriye, zose nizita agaciro. Turagushimiye, tugushimiye kubw'iki kiganiro giherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza, kuko ari ijambo ryawe